ukemera Kristo akavukira mu mutima wawe, Kristo akagendana nawe, akakubamo, akaguturamo, akakwishimiramo, nawe ukamwishimiramo. Haleluya! Uzabona uyu musaruro watumye aza mu isi, uzabona ibi byishimo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, wo kurisoma kugira ngo turusheho kumva iki ijambo ry'Imana ritubwira cyangwa icyo ridushakaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka, ibice 2, turahera ku murongo w'8. Imana y'Isiraheli iduhana umugisha. Hari abungeri barindaga muri icyo gihugu, hari abungeri bararaga ku bikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande. Ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawudi, azaba Kristo umwami. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ababungeri ngo aho bari aho bararaga bahindana barinda umukumbi wabo, ngo marayika araza arahabasanga. Ngo ahageze ubwiza bw'Imana burabagota impande zose, burabagirana. Ngo babubonye babona ntibisanzwe, babona bitandukanye nuko bajyaga barara bahindana, bajyaga barara kuri ayo majoro barinze umukumbi wabo. Ngo babona noneho kuri uyu munsi wizihizwa n'isi yose, ngo babona umucyo urabagose impande zose, babona ahantu hose hahindutse umucyo. Ubwo bararaga mu mwijima, ubwo babyukaga, ubwo bararaga bazenguruka batabona, ngo ariko noneho babona ubwiza bw'Imana burabagose. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ariko ngo impamvu babubonye niyi: ababungeri bari maso, bararebaga, barahindanaga. Umwe yajyaga kugoheka undi akabarareba, umwe yakumva ibitotsi bije agakomanga mugenzi we. Ababungeri bari maso, bararebaga bene data. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ngo nicyo cyatumye n'uyu mucyo bawubona. Iyo uri maso nibwo ushobora kubona n'umucyo w'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Iyo uri maso nibwo umenya n'ikijya mbere. Iyo uri maso nibwo ushobora no kumenya ngo uyu munsi habaye iki, uyu munsi ni impamvu zihe, uyu munsi urasuteye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ngo bamaze kubona uwo mucyo ubatera kugira ubwoba, kuko bari babonye ibyo batajyaga babona. Muri ubwo bwoba ngo marayika w'Uwiteka arabahumuriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Bene data, uyu munsi ni wo kuzana ihumure mu mutima wawe. We waruhagaritse umutima, wabonaga ibintu utazi uko biteye, ntuzi ngo urabigenza ute, ntuzi ngo bimeze bite. Ariko uyu munsi wabereyeho kugira ngo uzane ihumure mu mitima yacu, wabereyeho kugira ngo uruhure abari barushye, wabereyeho kugira ngo uzane umunezero mu mitima yari ibabaye, yari hangayitse, yari ihebye. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya! Ngo arabwira ati, nimuhumure, mwitinya, mwigira ubwoba. Uyu munsi uratandukanye, uyu munsi ntusanzwe, uyu munsi utandukanye na ya yindi yose mwabaye ahangaha. Uyu munsi ni umunsi ubazaniye ubutumwa bwiza. Haleluya! Iyo ijambo ry'Imana ritubwira ubutumwa bwiza, njya ntinya ikintu kivugwa n'ijambo ry'Imana, biba bisobanuka ngo haba hari n'ubundi bubi. Ariko ngo marayika w'Imana arabwira ati, nimuhumure, uyu munsi ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubuzagera ku bantu bose, ntabwo buzaba kuri umwe, ntabwo buzaba kuri babiri, nta mubare buzageraho ngo ubundi usigare. Ngo ahubwo ubu butumwa ni ubutumwa buzagera ku bantu bose, ni ubutumwa bw'amahoro azagera ku bantu bose bazaba bemeye kwakira ayo mahoro ya Kristo mu mitima yabo. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ndabifuriza kugira ngo uyu munsi Kristo yongera avukire mu mitima yanyu, yongera avukire mu mitima yacu.
Haleluya. Nituba twizihiza kuvuka kwa Kristo, twizihiza ariko amahoro y'Imana aze mutima wacu, ngo marayika w'Uwiteka arabahumuriza. Haleluya. Ngo arababwira ati uyu munsi utandukanye n'iyindi. Uyu munsi ni umunsi ubazaniye ubutumwa bwiza. Kristo yavutse. Iyo Kristo bwavutse ntimuzongera kubabara, ntimuzongera kurara majoro, ntimuzongera. Yesu ashimwe cyane. Ntimuzongera guhagarika imitima. Iyo Kristo yavukiye mu mutima wawe, niyo hari ikibazo wicara utegereje igisubizo. Ntabwo amaso yahanga ikibazo, ahubwo bawumva umutima wawe utegereje igisubizo kiri bukurikireho. Yesu ahimbazwe cyane. Iyo Kristo yavukiye mu mutima wawe, ntabwo uhora ureba ibicika, ntureba ibidashoboka, ntureba ibitarangira, ahubwo niyo bikugezeho uravuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo ahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo ni uzahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Uwo niwe muntu wamaze kuvukirwamwe na Kristo mu mutima. Ntabwo ari umuntu uhorana ubwihebe no guhangayika no kubona ibimucikiyeho, ahubwo ahora ari umuntu ubonera igisubizo mu bibazo. Yesu ashimwe cyane. Niyo urwaye uravuga uti byari byo byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nidusengera abarwayi ngo bazakira. Ibyiringiro byawe bikarebera mu bisubizo. Haleluya. Icyo nicyo abizera abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, abavukiwemwe na Kristo mitima yabo, nicyo barusha abatizera. Bahora barebera ibisubizo mu bibazo. Ikibazo iyo kije uba witeguye kubona igisubizo. Haleluya. Kandi kuko Imana yacu itabeshya, ikadusubiza, ikaturengera, ikadutabara, ikaturebana imbabazi, ikadukorera ibitangaza. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data rero, nababwiraga kugira ngo uyu munsi twongere kumva Kristo avukiye mu mitima yacu. Yesu ashimwe cyane. Kurya no kunywa ni byiza, kwambara ni byiza, kunezerwa ni byiza, kuko Imana yacu baturebanye imbabazi, ikabiduha, ikabidushoboza kubikora, ikabidushoboza kubyitegura. Ariko hari icy'ingenzi kiruta ibindi, ni ukwemera Kristo akavukira mu mutima wawe. Niba waramwizeye nk'umwami n'umukiza, ukongera kumva umwikomezaho mu buryo budasanzwe, wibuka uyu munsi. Niba utari wamwakira, ukumva bigukwiriye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwemerera akavukira muri wowe. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Bene data, kurya no kunywa no kwambara ntibimara imibabaro mu mutima, ntibizana umunezero mu mutima. Ushobora kurya ukarira hejuru y'agahinda, ushobora kuba wambaye ukambarira hejuru y'umubabaro, ushobora kuba ufite byose ariko ubifite utanezerewe, utishimye. Ariko iyo niwemerera Kristo akakwinjira mu mutima, niwemera Kristo akakuvukiramo, Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Urarya unezerewe, uranywa unezerewe, urambara unezerewe, ndetse ntabwo ari uyu munsi gusa, ahubwo ni iteka. Yesu ashimwe cyane. Abo Kristo yavukiye mu mutima ntabwo bishima uyu munsi gusa kuri Noheri, ahubwo bahorana umunezero, bahora bishimye, bahora bafite amahoro. Haleluya. Nababwiye ngo niyo ubabaye, niyo ufite ikibazo, amaso yawe yarenze ikibazo, ugasigara utegereje igisubizo, ugasigara utegereje hirya y'icyo kibazo kigiye gukurikiraho. Haleluya. Ugasigara utegereje intsinzi. Ntabwo umuntu wavukiwemo na Kristo ajya hanga amaso ikibazo. Ikibazo niyo giharura kirenga. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Icyo nicyo cyazanye Kristo mu isi, nicyo cyatumye Kristo avuka. Byari ukugira ngo tugire ibyo turenga. Iyo utari wagira ibyo urenga, ntushobora no kugira ibyo usingira. Ariko iyo wagize ibyo urenga, bituma ugira ibindi usingira. Haleluya. Mureke turenge iby'amaso yacu abona. Niba ari ibikuvuna birenge, niba ari ibikugerageza birenge. Haleluya. Kuko hirya y'ibyo hari igisubizo.
icyo nicyo cyazanye Kristo muri iyi si, nicyo cyatumye asiga ubwiza, asiga icyubahiro, asiga ubutware bwe, asiga byose, asiga ingabo z'abamarayika zabaga zimugose baramya bahimbaza bazamura icyubahiro uko bwije nuko bukeye. Aravuga ngo ubwo bwiza, icyo cyubahiro ngo abyitegereje abona sibyo kugundirwa, abona sibyo gukomeza wenyine, ngo aravuga toya ntabwo bishoboka, reka mpaguruke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo kuko Imana yari yabaje ngo ninde wabishobora, ninde wacungura umuntu, ninde watuma umuntu yongera kugaruka mu bwiza bw'Imana, kuko ubwiza bw'Imana umuntu yari yabukuyemo n'icyaha. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko Imana imaze kubaza ngo ninde wabishobora, ngo mu bamarayika habura n'umwe wabumbura icyo gitabo. Imana ihabwa icyubahiro cyose. Ngo ariko arahaguruka Kristo umwana w'intama w'Imana, ngo aravuga ati genda bishobora. Icyubahiro kibi cy'Imana Data se umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose bakundwa. Haleluya. Na Yesu wemeye kuza muri iyi si akakira umubabaro n'akaga n'agahinda kugira ngo tubone umunezero. Uyu munsi turi munezero, turi mu byishimo kubw'umubabaro Kristo yemeye kwakira mu mubiri we, kubw'umubabaro n'agasuzuguro kenshi. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muramenye bene data, muramenye mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Ntuhabwe ubuntu bw'Imana kugira ngo ubufate uko wishakiye, ubukoresha uko ushaka. Oya, nubukoresha uko ushaka, izi nyungu zazanye Kristo mu isi ntabwo uzazibona, ntabwo uzazigeraho. Haleluya. Ariko niwemera Kristo akavukira mu mutima wawe, Kristo akagendana nawe, akakubamo, akaguturamo, akakwishimiramo nawe ukamwishimiramo. Haleluya. Uzabona uyu musaruro watumye aza mu isi, uzabona ibi byishimo byatumye aza mu isi. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaze kugera mu bungeri, ngo umucyo marayika w'Uwiteka hageze, ngo umucyo urabarasira, ngo umucyo umaze kubarasira, ngo bagota impande zose babona ibidasanzwe. Iyo wakiriye Kristo mutima babona ibidasanzwe. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Umucyo w'Imana ngo barasiye bagose impande zose, ngo bagira ubwoba bayoberwa ibibaye. Ngo ariko marayika w'Imana arababwira ngo nimuhumure. Iyo wakiriye umucyo w'Imana ubona ihumure mu mutima wawe. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza bene data. Niba utari wamwakira, wowe utari wamwakira, emera avukire muri wowe uyu munsi, akuvukiremo abe muri wowe, umwizere nk'umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane. Kuko nibwo uzabona umunezero udasanzwe, nibwo uzaruhuka bidasanzwe, nibwo uzishima bidasanzwe. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umucyo ubarasiye. Haleluya. Babonye ibidasanzwe, nibwo bumvise ijwi rya marayika ngo arabwira ati nimuhumure. Haleluya. Ngo bararaga bahindana, bararaga amajoro, barindaga imikumbi yabo, bayirindaga iki bakundwa. Hari ibisambo, hari abajura, hari byari bikwiye gutuma badasinzira, ibya rusahuzi. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ariko marayika arababwira ati nimuhumure. Uyu munsi mbazaniye inkuru idasanzwe itarigeze inyura amatwi yanyu. Bazaniye ubutumwa bwiza bw'amahoro. Umukiza yabavukiye bakundwa banyarwanda bene data. Umukiza yongera avukire mitima yanyu. Uru ni urugendo duhoramo kandi tuzahora mu iteka. Yesu ashimwe cyane. Uru rwo kwibuka ko Kristo yavutse akatuvukira. Ntabwo icy'ingenzi ari uko turya tukanywa nk'uko nakomeje kubibabwira, kuko ibyo nibyo duhoramo. Ibyo tubihora mu iteka, duhora turya, duhora tunywa, duhora twambara, duhora twinezeza. Buri muntu ahora yinezeza nk'uko abishoboye. Ikibikwereka nta kidasanzwe turi bukore. Inka zabazwe zihora zibagwa iteka. Nta munsi n'umwe wari wiri inka zitabazwa, inyama zitariwe. Nta munsi n'umwe bwari bwira mutari amafiriti. Nta munsi n'umwe bwari bwira mutanyoye inzoga bazinywa. Nta munsi n'umwe
nta munsi n'umwe bakundwa, ariko uyu ni umunsi ufite itandukaniro n'indi minsi. Ni umunsi w'inkuru nziza, ni umunsi wo kubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, yuko Kristo yavukiye mu isi kugira ngo avukire muri twe. Icyatumye uyu munsi uhoraho wibukwa ni ukugira ngo ibihe byose ibinyejana byose bizajya bizasanga uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Bizabona ubu buruhukiro, bizabona aya mahoro, bizabona uyu munezero. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bakundwa bene data, mwakire kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo mitima yanyu. Muwemere avukire muri wowe. We wamwatuye, we wamwemeye. Biradukwiriye kugira ngo tukomeze kwamamaza iyo nkuru nk'uko twayimenye, kuko amaze kuvukira muri twe twabonye amahoro, twabonye umunezero, twabonye ibyishimo. Tutari twarahawe n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, tutari twarahawe n'imiryango tuvukamo cyangwa iyo twashatsemo. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Tutari twahawe n'abana twabyaye cyangwa ababyeyi batubyaye. Nshuti z'umusaraba, uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'itandukaniro n'iyindi. Ni umunsi wo kwibuka kuvuka k'umucunguzi wacu. Ni umunsi wo kwibuka yuko yavutse kugira ngo, haleluya, Yesu yaravutse kugira ngo dupfe mu byaha, tuzukire muri we, tube muzima muri we, twishimire muri we, tunezererwe muri we. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Umurongo wa 11 uratubwiye ngo kuko uyu munsi umukiza, haleluya. Yemwe bakundwa bene data, uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi kubawumenye, uyu munsi kubasobanukiwe inkuru zawo cyangwa nabo tuwusobanurira, ni umunsi udasanzwe. Ngo kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawudi bakundwa. Haleluya. Ngo yazitwa Kristo umwami. Yesu ashimwe cyane. Ngo yazitwa Kristo kandi azitwa umwami. Ni umwami n'umukiza, ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Byari byiza kugira ngo umwemerere avukire mu mutima wawe, umwemerere agendane nawe, akuyobore, akwigishe, agutsindishirize. Yesu ashimwe cyane. Ngo iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe, haleluya, yoroshwe mu myenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Yesu ashimwe cyane. Bene data, uyu mukiza atuvukira yagaragaje guca bugufi cyane. Iyo aza kuzana n'icyubahiro cye, aba yaravukiye ahantu hadasanzwe hakomeye, ariko kugira ngo yireherezeho buri wese, abakomeye, aboroheje, abaciriritse, abameze ukuntu gutandukanye, abumva iyi nkuru y'ubutumwa bakayumvira, ngo bose bakizwe nawe. Ngo icyamugaragazaga, haleluya, ngo icyari ikimenyetso, ngo yarababwiye ngo ikibabera ikimenyetso, murasanga umwana w'uruhinja woroshwe imyenda y'impinja mu muvure w'inka. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Yesu agaragaza kwicisha bugufi bakundwa. Yesu ashimwe cyane. Bigaragara ngo nawe wamwakiriye cyangwa nawe wamwemeye. Ikimenyetso cyawe cya mbere cy'uko wamenye Kristo uwo ari we nk'umwami n'umukiza, nuko wicisha bugufi, ukemera kubana n'abakomeye, n'aboroheje, n'abantu b'uburyo butandukanye, ukemera kubana nabo. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko iki nicyo cyaranze Kristo. Ngo yaravuze ngo iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Murasanga uruhinja rworoshwe imyenda y'impinja, ariko ruryamishijwe mu muvure w'inka. Ngo uwo ni we Kristo uzaba umwami. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Kwicisha bugufi kwe ntabwo kwamubujije kuba umwami. Natwe kwicisha bugufi kwacu nk'abavukiwemwo na Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ntabwo bikubuza icyubahiro cyawe, ntabwo bikubuza kuba uwo wari ukwiriye kuba we.
Yesu ashimwe cyane. Ahubwo nibwo bishimangira uriwe. Buri wese ukubonye akamenya uriwe, akakubonaho itandukaniro, kuko cyane cyane n'ikimana dushakaho ni ukugira ngo tugire itandukaniro hagati y'abandi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyatumye adutandukanya n'abandi ngo byari ukugira ngo tubabe, ngo icyatumye mbatandukanya n'abandi byari ukugira ngo muba banjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umurongo wa 13 turatubwira ngo muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe mubo yishimira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana. Ngo muri ako kanya bamaze kubona icyo kimenyetso cy'urwo ruhinja, haboneka ingabo z'abamarayika nyinshi zirimo marayika wazanye iyo nkuru nziza. Haleluya. Ngo bahimbaza Imana basingiza bati, mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, mu isi amahoro abe mu b'Imana yishimira. Imana ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bantu Imana yishimira. Bene data, kugira ngo tube dufite amahoro, uba ufite amahoro nuko Imana ibikwishimira. Ariko Imana itakwishimira nta mahoro uba ufite, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Nta mahoro y'abanyabyaha bakundwa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, ngo ingabo z'abamarayika zirasingiza. Haleluya. Ngo ziravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bantu Imana yishimira. Mu bantu Imana yishimira ntibashobora kubura amahoro. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Kandi cyo nicyo kintu utabona ikiguzi wakigura nubwo wagira uti. Ntabwo amahoro wayagura, ntabwo amahoro wakwambara ngo uyagire, ntabwo amahoro warya ngo uyagire, ntabwo amahoro oya. Amahoro aba mu mitima y'abantu Imana yishimira. Yesu ashimwe cyane. Umuntu Imana yishimira n'umuntu udafite icyaha, n'umuntu wavukiwemo na Kristo muzima, wakiriye uko kuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Yamara kwakira uko kuvuka, yamara kumugeramo akazana amahoro muri we. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, hanyuma mu isi amahoro abe mu bantu Imana yishimira. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Mu bantu rero Imana yishimira amahoro ntajya baburamo. Iyo bariye amahoro ni yose, iyo batariye amahoro ni yose, iyo bambaye amahoro ni yose. Nivuga kwambara ndavuga bya bindi birenze, kuko ibisanzwe byo birashoboka yuko buri wese bimugeraho, kacaguwa kamake buri wese kamugeraho. Ariko iyo twageze mu majana, iyo twageze mu birenze, ubwo nibyo tuba tuvuga ngo ntiwabikora ngo amahoro aboneke, ntiwarya ngo amahoro aboneke. Oya. Yesu ashimwe cyane. Ubwo iyo tuvuga ibyo tuba tuvuga bya bindi birenze, habamwo abatabishoboye, haba harimwo benshi batabishoboye. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko muri abo batashoboye bya bindi by'ikirenga, haleluya, iyo Kristo yamaze kuvukira mu mutima wawe, ntabwo kugira ngo ugire amahoro bigusaba bya bindi by'ikirenga. Oya, uba warakiriye ikirenga muri wowe. Iyo muri we hicaye ikirenga, ibintu byose usanga bisanzwe, wumva umunezero muri wowe, kuko umwami w'amahoro yicaye mu mutima wawe. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Ayo mahoro rero nta kiguzi wayatangira, ayo mahoro rero nta handi wayabonera. Ayo mahoro, Yesu ashimwe cyane, ni amahoro abonerwa mwami wacu Yesu Kristo gusa. Nta handi wayasanga, nta handi wayabonera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu tubasaba, tubinginga bakundwa, ngo nituba twizihiza uyu munsi, uretse ko uyu munsi uhoraho iteka. Kubamenye Kristo Yesu uyu munsi uhoraho. Kristo ahora avuka mu mitima yacu, duhora tunezerewe, duhora twishima, duhora tubyibuka, ntabwo tujya tubyibagirwa na rimwe.
Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo ubona utuza amahoro abandi babuze, iyo ubona abo wagashakiyeho umunezero, abo wagashakiyeho ibyishimo baza kubigushakiraho, bituma muri wowe uhorana kwibuka kuvuka k'umukiza, uhora wibuka yuko yavukiye mu mutima wawe, uhora wibuka yuko uri uwitandukaniro n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibihagarika abandi imitima ntibijya biyiduhagarika. Yesu ashimwe cyane. Ibinesha abandi ntibijya bidushobora, kuko umwami w'amahoro, umwami w'imbaraga, umwami ufite ubutwari, ufite ubushobozi bwose, yavukiye mu mitima yacu. Tumaze kumwemera adushoboza kunesha byose bakundwa. Haleluya. Niyo mpamvu natwe tubifuriza kugira ngo avukire mu mitima yanyu. Yesu ashimwe cyane. Wowe utari wamwakira nk'umwami n'umukiza, wowe utari wemera Kristo, wowe utari wamwiringira, ni ukuri ndagusabira kugira ngo umwizere, umwakira kubera umwami n'umukiza, umwakira kurengera, umwakira gutabare. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umwakire, n'umwakira akavukira mu mutima wawe, azaza kuneshereze bya bindi byakuneshaga, azaza atakishe bya bindi byagutakishaga. Haleluya. Azaza babaze bya bindi byakubabazaga, ahari umubabaro wawe hashyira umunezero. Haleluya. Ahari ukutishima, ahari ukutanyurwa, ahari amahoro make, ahari ibyiringiro bike. Yesu ashimwe cyane. Yesu niyinjira mu mutima wawe, ibyiringiro byawe birongera kuzamuka, urongera kumva ubwiza bw'Imana, burongera kuba mu mutima wawe, umunezero wa Kristo urongera usabe mu mutima wawe. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Bene data bakundwa, ndacyabasaba ngo reka uyu munsi twe kuwutekereza nko kwizihiza kurya no kunywa. Yesu ashimwe cyane. Kuko nabwiye ngo ibyo bihoraho tubihoramwo, tubyigaraguramo uko bwije n'uko bukeye. N'uburayi umunsi ejo ararya. Haleluya. Kurya ntabwo ari ingenzi cyane, kubw'uyu munsi kwambara ntabwo ari ingenzi cyane, ahubwo ni ukumenya uyu munsi nyirizina uko ukwiye kuwizihiza, wakira Kristo mu mutima wawe kugira ngo akuvukiremo, aguture imitwaro yawe yose.